Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe udahwema kudutega amatwi umunsi ku wundi. Aya ni amakuru aba agezweho, ngira ngo uyu munsi ni itariki 8 Mata. Aya ni amakuru aba ari kuvugirwa aha mu karere duherereyemo, cyane aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inama rero yahuje izi mpande zombi, M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa byatunguranye kubera ko inama baje guhuriramo bombi ikaba yabereye mu muhezo, ariko kandi yabereye ahangaha i Doha muri Qatar, nk'uko nari nabigutangarije mu makuru yacu yabanjirije aya ngaya. Aba bombi rero bahuye ku nshuro yabo ya mbere mu gihe byari byatangajwe n'ubundi n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza, bavuga ko bagomba guhurira i Qatar ku itariki 9 cyangwa se ku itariki ya 9 Mata. Ibyo ngibyo rero akaba ari nabyo byaje kuba bitungurana mu gihe inama yabaye mu muhezo, nta n'umwe ubizi. Aya makuru yose rero mba ngomba kuyakugeza kugira ngo ubashe kumenya impamvu ibi ngibi biba byakozwe muri ubu buryo. Nizere ko tugiye kubana muri aya makuru, wowe dusanzwe tubana. Reka mbonere kugushimira nawe rero tubanye rwo bwa mbere, nkubwira ngo kora subscribe cyangwa se abone kugira ngo aya makuru ujye ubana natwe, cyangwa se nawe ujye wagenda uyakira mu ba mbere. Ariko kandi biragusaba gukora kuri kara kantu k'inzogera kugira ngo ujye wakira notification buri uko twaprodinze. Ngero tujye kubona muri aya makuru, mumaje kumenyera amazina ni yayandi, ni Sharire wacu. Ongera volume rero byose mbikubwire ijambo kurindi, hataza kugira ijambo na rimwe rigucika. Nkomeza no kubabwira ko iyi cano nayikereye ku bwanyu kugira ngo tujye tugenda turebera hamwe amakuru mashya bari kugenda avugirwa aha muri aka karere duherereyemo, ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu kanya gato byose mbikugezeho. Yego, nk'uko natangiye mbikubwira rero, uyu mutwe wa M23 cyangwa se ihuriro rya AFC M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize bahuriye i Doha muri Qatar. Ibi ni ku nshuro yabo ya mbere. Izi mpande zombi zari zicaranye kuva iyi ntambara zihanganyemo yongeye kubura. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza bivuga ko iri huriro rya M23 ndetse n'iyi leta ya Kinshasa, aho baje kuba bicaranye bombi rero ahangaha, n'ubundi byaje kuba bibera muri Qatar i Doha, nk'uko benshi muri mwebwe mwari mwiteze ko ibi biganiro by'aba bombi bizabahuza ku itariki 9 Mata. Ngira ngo ntabwo ariko byagenze, kubera ko ibi ngibi ngira ngo ari leta ya Kongo ndetse n'ubuyobozi bwa M23 nta ruhande na rumwe ruragira icyo rubivuga. Ariko kandi ibi ngibi byo ngira ngo ibi biganiro n'ubundi byabaye bigamije kuba hagarurwa amahoro cyane muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biganiro ni ukuri bikomeje kuba bitanga icyizere kuba intambara zikomeje kugenda zihuza izi mpande zombi izahagarara, cyangwa se zikaba zagira gute zahaba abaturage bakomeza kugenda bakurwa mu byabo umunsi ku wundi. Ni intambara imaze imyaka, twavuga ko itari mikeya, ihanganishije izi mpande zombi, leta ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23. Ibi byose rero bikaba bigiye biri gukorwa, cyangwa se izi mpande zombi zikomeje kugenda zihura, nuko n'ubundi igikorwa cyo kongera guhurira muri ibi biganiro cyangwa se i Doha
kongera kuganira ku bigendanye n'amahoro ashobora kongera kuba yagaruka muri iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri DRC. Ni mu gihe rero iyi ntambara imaze iyo myaka yose nakubwiye itari mikeya, M23 ari naho yagiye yigarura ibice bitandukanye byo muri ubu burasirazuba bwa DRC cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanabaho impungenge z'uko ishobora kwira mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi ngibi byose ni ukuba n'ubundi no kuba izi ngabo cyangwa se ibi bihugu by'u Burundi cyangwa Uganda. Uburundi na Uganda nabyo n'ubundi bisanzwe bifite ingabo muri Kongo, bivuze ngo rero iyi ntambara hatagize igikorwa ngo ibe yahagarara cyangwa se hagarurwe amahoro, ni umwuka mubi uri kugenda ututumba no mu bindi bihugu twavuga ko ari ibituranyi. Mu cyumweru gishize nibwo ibiro ntaramakuru by'Abongereza byatangaje ko M23 na DRC bizahurira i Doha muri Qatar kuwa 9 Mata. Gusa ibi biro ntaramakuru bivuga ko hari amakuru byahawe yuko impande zombi zaganiriye, ari nayo aya ngaya ndi kugenda nkugezaho. Aya makuru rero akaba yagizwe ibanga, ariko ngewe murabizi ko ibi ngibi byose mba nagiye mbikurikirana kugira ngo mwebwe musanzwe muntega amatwi mujye mumenya ibiba biri kubera ahangaha, unamenye impamvu M23 imaze iminsi iri gukura ingabo zayo ahangaha muri Warikare. Ibiganiro byo mu muhezo rero bimaze kuba muri iki cyumweru tuvuyemo, n'ubundi byari bigamijwe ahanini cyangwa se byari byerekeye mu kugarura amahoro ahangaha kuri ubu butaka bwa Kongo. Ni ibiganiro uwahaye iki gitangazamakuru utifuje ko amazina ye atangazwa yavuze ko byagenze neza, ndetse hagamije no kuba hari ibyatumye M23 ikura ingabo zayo mu mujyi wa Warikare nk'uburyo bwo kwereka ko yifuza amahoro. Ibi ngibi rwose no kuvuga ngo M23 yo rega ntago igamije guhangana. Ni mu gihe rero kuwa 22 Werurwe nibwo uriya mutwe M23 wari watangaje ko ugomba kuvana ingabo zawo Warikare, gusa ntiwahise ubikora cyangwa se ubishyira mu bikorwa kuko washinjaga leta ya Kongo kunanirwa kuvana drone zawo z'intambara muri ako gace. Gusa nyuma nibwo mwagiye mubona na ingabo zimwe na zimwe za M23 ziri kugenda ziva hariya Warikare, ngira ngo mwagiye mubyibonera, mwagiye mubibona aho ingabo za leta ya Kongo ndetse n'iza Wazalendo zari zagiye zifotoza cyangwa se zifata amaserifi agiye atandukanye, bagaragaza ko ngo M23 ngo yirukanwe na leta. Ahangaha twavuga ko bari bari kurwanira cyangwa se bari bamaze igihe hari kuyoborwa cyangwa se hari mu biganza bya M23. Ariko kandi ibiganiro byo birakomeje, n'ubundi bizongera kubera i Katari bihuza izi mpande zombi. Ubwo ngira ngo byose mba ndi bugende mbikubwira kugira ngo umenye ngo bo bazongera guhura ryari, bizagenda gute. Cyakora kugeza ubu ngubu M23 cyangwa se ihuriro AFC M23 cyangwa leta ya Kongo nta ruhande na rumwe ruragira icyo rutangaza kuri uriya muhuro umaze iminsi ubaye, kandi ukaba warabaye mu ibanga. Izi mpande zombi rero amakuru avuga ko
zahuye nyuma y'uko ku wa 18 Werurwe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa DRC nabo bahuriye i Doha. U Rwanda rushinjwa ko DRC ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba ari rwo rushyigikiye M23 ndetse rukaba rugenda rushinjwa ko rufite n'ingabo ku butaka bwa Kongo. Gusa ibiganiro byo bikomeje guhuza izi mpande zombi, ni ukugira ngo harebe ko amakuru cyangwa se amakuru abagenda avugirwa kuri ubu butaka bwa Kongo yahinduka ayari meza komeza kuba meza, ayari mabi yo akibagirana, kubera ko abaturage benshi nyirango mwagiye mwumva bataka ko bakomeza bakurwa mu byabo, abandi bakicwa umunsi ku wundi, abandi bakagenda bamburwa n'ibyo bari bafite. Ibi rero ni ibirego u Rwanda ruhakana, rwo rukavuga ko icyo rwakoze ari ugushyiraho ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kwirinda ko ingabo za Kongo n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ubwo nyine bakaba baruhungabanyiriza umutekano, ari nayo mpamvu u Rwanda ngo rwo rwashyizeho ubwirinzi, ariko leta ya Kongo yo igakomeza ivuga ko u Rwanda ngo rushyigikiye M23, ari naho izi ntambara z'urudaca zikomeza kumvikana muri aka karere cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kandi nyuma ya biriya biganiro byahuje izi mpande zombi, M23 ndetse na leta ya Kongo, nubwo byabaye mw'ibanga, ikiriho cyangwa ikigiye gukurikiraho nuko hari indi inama igomba kubahuza cyangwa se bagomba guhurira mu bindi biganiro, n'ubundi nabwo bizabera ahangaha i Doha muri Katari mu cyumweru gitaha, nubwo batavuze itariki, byanze bikunze nabyo nibiba tugomba kubimenya kandi tukabibagezaho cyane mwebwe mudutega amatwi. Rero reka ngushimire aho twatangiranye iyi nkuru, mubwira ngo amakuru yacu yo musanzwe mubizi ko aba ari akagaruka ntago ajya ashira. Tuze gusubira amakuru yacu ari imbere, njye twari turi kumwe muri aya makuru ni Sharire wacu. Imana ibaha umugisha.